kuri iyi channel ya YouTube. Muri kumwe n'umuvugabutumwa Goreti Muhongerwa, ni mu kiganiro Menya Ukuri. Reka nsenge Imana hanyuma bagezeho ijambo ry'Imana yampaye kuri uyu munsi. Uwiteka Mana nyir'ubutware n'ubushobozi bwose, ndagushimye kubw'aya mahirwe yandi nongeye guhabwa nawe kugira ngo nabane n'abantu bawe ijambo ryawe. Ndagusaba kugira ngo manuke ubane nanjye, wikorere muri jye, njyewe mbure abari wowe ugaragara, manuke mu ijambo ryawe, abantu bawe bahabwe umugisha bakurikirana ubu butumwa. Urakoze Mana isumba byose, ngaho nyambika imbaraga zawe mu izina rya Yesu, amen. Uyu munsi mbazana ijambo rifite umutwe uvuga gutumbira Yesu. Ijambo ry'Imana tugiye gusoma riri muri Matayo ibice 14, turahera ku murongo wa 25 tugeze kuri 31. Reka some mu izina rya Yesu. Nuko mu nkoko aza aho bari agendesha amaguru hejuru y'inyanja, ariko abigishwa bamubonye agendesha amaguru hejuru y'inyanja bahagarika imitima. Ariko uwo mwanya Yesu avugana nabo ati, nimuhumure ni jyewe mwitinya. 28. Petero aramusubiza ati, niba ari wowe untegeke nze aho uri ngendesha amaguru hejuru y'amazi. Aramusubiza ati, ngwino. Petero ava mu bwato agendesha amaguru hejuru y'amazi ngo asange Yesu. Ariko abonye umuyaga ko ari mwinshi aratinya, atangira kurengerwa, arataka ati, aramura ukuboko kwe aramufata, aramubwira ati, yewe ufite kwizera guke we, ni iki gitumye ushidikanya? Haleluya. Iryo ni ijambo ry'Imana. Petero bari mu bwato, ubwo umuyaga wari umaze kuba mwinshi, Yesu yari yasigaye hakurya y'inyanja. Hanyuma ngo umuyaga umaze kuba mwinshi, barara bagashya barwana nawo. Yesu arasanga agendesha n'amaguru hejuru y'amazi. Bamubonye bagira ubwoba, barataka cyane, baravuga bati, ni umuzimu. Ariko Yesu abonye ko bagize ubwoba, arababwira ati, nimuhumure mwitinya ni jyewe. Petero aravuga ati, niba ari wowe ntegeka nze, mbwira nze ngendesha amaguru hejuru y'amazi musange. Yesu ati, ngwino. Icyo gihe Petero ava mu bwato agenda hejuru y'amazi, agenda atumbiriye Yesu. Yagiye areba Yesu wari umuhamagaye, agenda hejuru y'amazi ntiyacubira. Ariko ageze wako umuntu karanga, areba amazi abona umuraba, atangira kugira ubwoba, atangira gucubira mu mazi. Niko natwe rero iyo twakuye amaso ku Mana tugatangira kureba ibibazo bituzengurutse, natwe ibibazo bitangira kuturenga hejuru. Ariko uyu munsi ndamuzana ijambo rikubwira ngo tumbira Yesu. Bari gutumbira, n'umutumbira arakurinda, n'umutumbira arakurwanirira, n'umutumbira niwe uri bukemure bya bibazo byawe. Uyu munsi abantu babuza amahoro kuko bananiwe gutumbira Imana, ahubwo bagatumbira ibibazo bahagazemo. Ariko Imana ifite imbaraga ibasha gukemura ibibazo duhura nabyo mu buzima iyo twamuyihanze amaso, tugakura amaso kuri bya bibazo. Uyu munsi wowe unkurikira wumva ubu butumwa bwiza, hanga amaso Uwiteka Imana. Abantu muri iki gihe bahanze amaso korona, bakuye amaso ku Mana, bahanze amaso iyi virusi ya korona. Ariko turasabwa guhanga amaso Imana kuko nibasha gukuraho kiriya cyorezo. Abanyabwenge barananiwe, ariko Imana yo ifite imbaraga. Umunota umwe wonyine irango naho ntiwashyika, yabishatse yagihagarika. Niyo mpamvu tugomba guhanga amaso Imana, akaba ariyo twizera, akaba ariyo twiringira, kuko ariyo ishobora ibyananiye abana b'abantu. Uyu munsi abantu bafite ubwoba bw'ibibazo kuko bakuye amaso ku Uwiteka Imana, bakayahanga ibibazo bahagazemo. Petero agihanze amaso Yesu, agenda amutumbiriye, ntabwo yabashije gucubira. Ariko amukuyeho amaso agatangira kureba umuyaga, buratwica. Kandi ubwoba twabonye ko ari ikimenyetso cyo gutsindwa. Satani aho niho adutsindira. Iyo ubwoba bwamaze kugutaha, nta byiringiro uba ugifite muri wowe, nta kwizera uba ugifite muri wowe, uba ufite gushidikanya. Ni mwizere Imana, muhanga amaso Imana. Imana nibasha
kubarengera. Imana niyo ibasha kudukiza iki cyorezo cyugarije igisi. Imana niyo ibasha gukora ibyananiye abana b'abantu. Nta kintu na kimwe kinanira Uwiteka Imana. Urasabwa gutumbira Imana, nanjye ndasabwa gutumbira Imana, kuko Imana niyo murengezi wacu. Imana niyo ishobora byose. Tumbira Imana, wikura amaso ku Mana. Petero iyo adakura amaso kuri Yesu ntabwo aba yaracuriye, ariko kuko yakuye amaso kuri Yesu ubwoba bwaramwinjiye. Natwe iyo dukuye amaso rero kuri Yesu, ubwoba buradutaha, tugatangira kugira ubwoba bw'ubuzima, tukibaza uko tugiye kubaho. Ariko niduhanga amaso Yesu, Yesu aradukiza muri byose. Niduhanga amaso Yesu, Yesu aradutabara, Yesu aradusohora mu bibazo duhagazemo uyu munsi, kuko ntajya ananirwa. Ijambo ry'Imana muri Yeremiya ibice 32 umurongo wa 27, ijambo ry'Imana riratubwira ngo dore n'Uwiteka Imana y'ibifite imibiri byose, mbese je hari icyananira? Iyo Mana itagira ikinanira, reka aba ariyo dutumbira. Iyo Mana itagira ikinanira, reka aba ariyo duhanga amaso, dukura amaso ku byo tubona, dukura amaso ku bituzengurutse, ahubwo amaso tuyahange Imana ishobora byose. Imana yaremye ijuru n'isi, Imana yaremye ibyo tubona byose ndetse n'ibyo tutabona. Iyo aba ariyo dutumbira, tuyihanga amaso ntituyikureho amaso, iyo niza kuturengera mu bihe nk'ibi bikomeye, iyo niza kudukiza ibyo duhagazemo bidukomereye, iyo niza gukuraho iki cyorezo cyahangayikishije abatuye isi. Abanyabwenge b'isi baragerageje, ariko ntabwo byabashobokeye, ntabwo bashobora guhagarika iyi ndwara, ariko Imana ifite imbaraga zo kuyihagarika. Nituyitumbira tukayihanga amaso, akaba ariyo twizera, iraza gushyiraho iherezo kuri iki cyorezo. Tugire kwizera rero, kandi dukomeze duhanga amaso Uwiteka Imana. Hari indirimbo ijya inezeza cyane yo mu gushimisha Imana, indirimbo y'189. Igitero cya mbere cyayo kiravuga ngo mugenzi uragana mu ijuru, ujye utumbira Yesu, azakuyobora amahoro, ujye umuhanga amaso. Nutumbira Yesu azakuyobora amahoro, ujye umuhanga amaso iminsi yose. Kura amaso kuri bya bindi byaguhangayikishaga, kura amaso kuri bya bindi wabonaga byakuyobeye, wibaza gukuri bubigenze. Amaso yahange Yesu, tumbira Yesu. Inyikirizo y'indirimbo iravuga ngo ujye umuhanga amaso, ujye umuhanga amaso, ajya arinda umutumbiriye ku manywa na nijoro. Abatumbiriye Kristo Yesu ku manywa na nijoro ajya ashobora kubarinda. Iyo dutumbiriye Kristo Yesu turarindwa. Iyo dutumbiriye Yesu abasha kuturinda, atubera ingabo idukingira. Ntabwo tugomba guhanga amaso ibituzengurutse ngo tuyakure ku Mana yacu. Iyo Mana yaremye byose ikinanira, nimureke tuyikomezeho, tuyihange amaso. Wowe mugenzi watangiye urugendo rujya mu ijuru, wowe wamaze kwizera Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ndagushishikariza kutamukuraho amaso. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo nitumuhanga amaso ntabwo azigera adutererana. Muri iyi ndirimbo iratubwiye ngo umugenzi wowe ugana mu ijuru, ngo ujye utumbira Yesu, ngo ujye umuhanga amaso, niba uzakuyobora akakugezayo amahoro. Nidukura amaso ku bibazo tubona rero biduca intege muri uru rugendo, tukayahanga Yesu we wabashije gutsinda iyi si n'ibibazo byayo, natwe azajya dutsindishiriza kubwo kumwizera. Hanga amaso Yesu, tumbira Yesu, wimukuraho amaso, komeza umwiringire. Ahari waba uri mu bibazo bikomeye cyane bimeze nk'inzitane, nk'ishyamba ry'inzitane, ariko naho Yesu ajya abana n'umuntu wamutumbiriye, akabana nawe akabasha kubimusohoramo amahoro. Tumbira Kristo Yesu, tumbira Imana, niyo ibasha kukurengera ikagukura muri ibyo bigeragezo urimo, niyo ibasha kugukorera bya bindi wowe utabasha kwikorera. Ibidashobokera abana b'abantu ku Mana birashoboka. Ndagushishikariza gutumbira Imana, ndagukangurira kugira ngo amaso yawe uyahange Yesu. Wewe wari umaze kumukuraho amaso, utangiye kureba ibibazo, wibaza uko bizagenda, wewe wabonaga bikurangiranye, wewe wumvaga ku isi kurangiranye, haracyari ibyiringiro. Nugaruka ugahanga amaso kuri Kristo Yesu, garura amaso yawe kuri Yesu, yakure kuri ibyo byari biguteye ubwoba. Amaso yawe yahange Kristo Yesu, urabisohokamo uri umutsinzi. Yesu Kristo
arakurinda ngo ajye arinda umutumbiriye ku manywa na nijoro. uyu muririmbyi aranezeza cyane, yari mu mwuka. ntabwo umuntu uhanze amaso Kristo Yesu ajya amutererana. Yesu ajya abasha kumurinda, Yesu ajya abasha kurinda abamuhanze amaso, Yesu ajya abasha kurinda abamwizeye. iyo umutumbiriye ni uko uba wizeye ko nta handi butabazi bwawe buturuka uretse kuri we. mutumbire, wimera nk'ugushije ishyano. umwami wawe ariho, ni muzima, ni muzima. muhanga amaso, mutumbire, aragusohora muri ibyo bibazo urimo. mutumbire, ntumukureho amaso, arakurengera. Haleluya. Imana yacu iyo wayihanze amaso, ntuyikureho amaso, ntabwo umenya igihe wasohokeye mu kibazo. niyo iturwanira intambara zacu zose. abayizeye rero, abamaze kuyimenya, abamaze gusobanukirwa imbaraga z'Imana, nimureke duhanga amaso Imana, nimureke dutumbire Imana. Imana nayo iraza kutugirira neza, iraza kuturengera, iradusohora muri ibi bibazo bitwugarije, byugarije isi. iraza gukuraho iki cyorezo gihangayikishije benshi. nimureke dutumbire Imana. tumbira Imana. we wari utangiye kuyikuraho amaso, wiyikuraho amaso, ahubwo amaso yawe yahange Uwiteka Imana. ni wowe mbwira, nanjye nibwira. wowe unyumva urasabwa gutumbira Kristo Yesu, kuko ari we wabashije gutsinda ibibazo by'iyi si. ni nawe uza kukuneshereza. wowe umwikomezaho, ugakomeza kumuhanga amaso, ufite kwizera ko ari bukurengere, akagusohora mu byo uhagazemo uyu munsi. nubwo ubona bikomeye, ntabwo binaniye Imana. nubwo ubona wowe byakuyobeye, ntabwo Imana ibiyobewe. yihanga amaso gusa, ntuyikureho amaso. urabona kugira neza k'Uwiteka Imana. ngiye gusengana nawe, wewe wankurikiranye ukaba uteze amatwi ubu butumwa. uhanga amaso Uwiteka Imana, urabona kugira neza kw'Imana. Petero yakuye amaso kuri Yesu, amazi atangira kumurengera. nawe nukura amaso ku Mana, ugatangira kureba ibibazo bikuzengurutse, ibibazo birakurengera, uratangira gusa n'ikibazo. ariko iyo watumbiriye Kristo Yesu, nta gusa n'ikibazo. nubwo ibibazo bikugeraho, ntacyo bigutwara, ubisohokamo uri umutsinzi. reka sengane nawe. Uwiteka Mana yacu, uri Imana ifite imbaraga, uze kugira neza n'imbabazi. turi mu bihe bigoye abagenzi, turi mu bihe bikomereye abatuye isi. abantu baribaza uko byagenda, abantu barareba ibibazo bahagazemo byabacanze. ariko Uwiteka Imana ikomeye, ndagusaba kugira ngo amaso yacu tuyuburire kuri wowe, tuyahange wowe, kuko ari wowe ushobora gukemura ibibazo byananiye abanyabwenge b'iyi si. ni wowe ushobora kudukorera ibyo twebwe tudashobora kwikorera. ndagusabye kugira ngo ugenderere buri muntu wese wari umaze gucika intege, wari umaze kugukuraho amaso, atangiye kureba ibimugose. ndagusaba kugira ngo wongere umuhe kugarura amaso kuri wowe, kuko nta handi hari ubutabazi uretse kuri wowe. ngaho rero Mana isumba byose, dukomereze kukwizera, kandi amaso yacu tuyakure ku bidafite umumaro, tuyahange wowe, kuko ari wowe ufite icyo tumariye. urakoze Mana isumba byose, wowe nyiri ububasha, utagira ikikunanira. ngaho dushoborere rero twebwe ibyatunaniye, kuko tukwizeye kandi tukwiringiye. ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo nsenze nizeye, amen.